amahoro kwagirana akabazo mu gitondo saa sita bikuza umuntu wasetsaga yageragezaga kumubabaza mu gitondo bikagera saa tanu yarangije kumushimisha uko abyifuza yageragezaga gushimisha abana ntacyo bikanshimisha kugira ngo mukire ngo agende aruhuke mu mahoro tuvi yacumbitse nzacyusa nzagerageza gushimisha abantu uko yabashimishaga kandi ntabwo nsigariye kubabaza abayasetsaga ntabwo nsigariye kubabaza abayashimishaga nizere ko umuntu uri hano wese yashimishaga atateraga ikibazo nzagerageza gutera ikirenge mu kiwe akoze naruhuke mu mahoro ikintu asigiye gikomeye ni urukundo rwa mbere yanyeretse ko yakundaga abantu agakunda abakinnyi groupe yabagamo y'abantu 22. Ikindi namwibukiraho nuko Big Boss iyo yazaga kuri tele amafaranga kanshirana ko buri uko ugiye gukora shooting byanze bikunze ugomba kuba byibuze ufite nk'ibihumbi nka 70 cyangwa 80. Iyo nagiraga gutya rimwe sinyabone yamfashaga akanyongereraho munda kugira emotion yongeze hamwe mu kwihangana. Noneho Polisana video birumvikana nagahinda kubura umuvandimwe kubura umuntu mwakoranaga wagufashaga mwafatanyaga. Polisana kaza kamfasha byaba ngombwa amafaranga yaburaga akayanyongereraho. Abyibuka cyane yamfashije nka kabiri. Kubura rero umuntu umeze nkawe ni ikintu gikomeye cyane muri groupe mu muryango yabagamo. Sorry kabisa birumvikana nagahinda kenshi ku nshuti n'abavandimwe by'umwihariko nabo bakinana. Numva ntabwo umuntu ashobora kubura ikintu yibukira ku muntu baraje mu muryango wawe mukabana yitanga yakinaga vinangaha byose nabyibuka. Polisana ni manager wari na manager wa Yaka se wabimubwiye nawe? Yego nabimubwiye Yaka kubera ko akundi kwa Yaka akunda kubura yagombaga kuza aduhamagara saa 2 twageze nanga kandi gahunda yarayize yagombaga kuba yasimukana. Polisana video nta nibindi byinshi twavuga. Imana mutuza heza wakoze cyane kutuganiriza kandi no kwihangana. Mwakoze cyane ni video reka mbabwire ngo namwe mukomeze kwihangana ntago byoroshye nyine emotion zifata abantu nta kundi no kwihangana tugaherekeza Big Boss uyu munsi hano iwe mu rugo aho mukanya baza kuza kuba bamusezeraho hanyuma akaza gukurikiraho indi mihango itandukanye. Byose The Choice Live turahari. Cynthia ni kwitabaro rya Big Boss turi kumwe nabo bakinanaga harimo Cynthia ndetse na Gogo nibo tugiye kuganira muri make buzima bwa Big Boss mu gukina filme. Mbahaye ikaze muri The Choice. Nakoze. Yego ni wewe Cynthia cyane we Gogo nta bijya bicanga? Ndiye Gogo ni Cynthia. Yego Big Boss mwamenyanye ryari niba wibuka neza? Niba nibuka neza hari hashize nk'amezi agera muri 4 dukina na filme. Gukina na filme mwese mwatangira igihe kimwe? oya uyu yatangiye mbere nge nangira nyuma ye. Yego Big Boss yari umuntu umeze gute mu gukina filme muri zanzenya ze nyinshi muri kwa kuganira kwe kwinshi? Ntabwo nabona ikintu mvuga kuri Big Boss gusa Big Boss yari inshuti nziza
yari umuntu mukuru kuri twebwe ariko yatwisanzuragaho yaba umutoya yaba umukuru mwahuzaga ibiganiro yari umuntu usabana yari umuntu mwiza mbese namumenya mu buzima bwanjye sinigeze mbona Big Boss avuga nabi sinigeze mubona arakaye yari umuntu uhora wisekera sinjya kuvuga byinshi kuri Big Boss bwakwira bugacya harya yakinaga iyihe rero ubundi muri filime sinavuga ngo ni iyi akina role nyinshi kandi ariko role ze zose ziba ari nziza pe yego muyo mwahuriragamo ubu ngubu aho mwari mugeze Cynthia ndumva ntaho rero niyo twahuriragamo wenda anereta ni we yateretaga yateretaga benshi ni ukuvuga ngo muri groupe yacu gusa ikintu nibuka ni ukuntu wenda yabashije kunereta abura ikinama aranyirukana ngo nigende umugore we ataza akasanga ndi kumwe nawe ndaje ndababwira ni nareba ikinama kugira ngo mbashe kugenda arangije arambwira ati nta kintu mfite mukuramo nuze Chanette yari yambaye n'isaha yari yambaye ibyo bintu nibyo ndimo kureba wumvaga inda karanyishe mbega ntago n'ubundi imagine ko Big Boss aba yapfuye kwa kuntu umuntu mwiza ni umuntu ugira umutima yari umuntu ugira umutima mwiza ugwa neza hamwe n'umuntu wese mbega yifuzaga yuko yamenyana nawe se cyangwa mu kimwe yamwisanzuraho bakabasha kumenyana gutyo bingo yavuze urwibutso rwe kuri we by'umwihariko muri filime wowe hari scene igusigaye mu mutwe cyane irahari ntabwo yabura ni nyinshi twakinanye na Big Boss ariko iza hafi cyane ni uko Big Boss yigeze kunereta ari umushyitsi wanjye nyine muri filime wari wampuje nawe arangije ahita amuca inyuma aza kunereta ukuza kunereta nyine biranga mwereka yuko nta hantu twahurira birangira n'ubundi nyine anerese nyuma turakomeza turavugana ni nyinshi Polisana mwaherukaga gukinana nawe ryari igihe muheruka gushutinga bwanyu ntabwo ari kera ni ejo bundi ari n'iyo role nayo ndi kuvuga ngiye twashutinganye ni nabwo twaherukanaga kuko icyo gihe ndabyibuka twagiye ahantu turasangira turimo gupanga uburyo tuzaza hano i Rubavu tuje kumusura kugira ngo twenjoyinge ko yazaga i Kigali twenjoyinga arangije avuga ati twe tugomba kugira tugapanga uburyo tugomba kujya i Rubavu twaza kumusura none agiye tutahageze tuje kumusezera niba ari ibingibi rero yatubwiraga simbizi ntabwo byoroshye ubwo iyo filime mwari mwashutinze yasohotse yarasohotse hanze inzibutso ni nyinshi ariko nk'abakinnyi bari mu butumwa bugufi mwabashije kugera hano niki mubwira abandi niki mubwira abakunda filime zanyu niki mubwira abakundaga Big Boss wenda reka mbere hano icyo nababwira Big Boss yari umuntu mwiza urugero nkanjye ubashije kugera hano Gisenyi mu bantu bagiye guherekeza Big Boss namwe mwabyiboneye abavuye i Kigali baje kumuherekeza ni benshi pe ni benshi cyane bigaragara yuko Big Boss yari umuntu ubana yari umuntu mwiza cyane yari umuntu mwiza pe na video yambwiye ati iyo yabaga atari bukine rwose adatereta ntabwo yabyemeraga yagombaga gukina ari kumwe n'icyuki bagomba kuboneka nubwo bitoroshye ntabwo byoroshye hano rurafunga ndakibazo kuba mubuze mbuze ibintu byinshi si ubushake bwanjye ni ubushake bw'Imana
nta byinshi mfite byo kuvuga gusa ashimiye abantu mwese mwaduherekeje kuba muherekeje papa murakoze namufataga nka papa wanjye yanyitaga Jayz ariko mu bundi buryo turi kumwe yanyitaga umwana wanjye murakoze Imana ibahe umugisha kuba mwakoze kuduherekeza ngaha kubo nduwo ndiwe mu mbaraga kanya bwizemo uruhare nta bintu byinshi navuga Imana imiruko udashira Big Boss yabanaga neza n'abantu nanjye nka murumuna we ngewe mbivuze bwakira bugacya hari ibintu byinshi yankoreye byiza wenda bikoreraga muvandimwe we ariko hariho n'ababa bafite batabikora ariko muri aya masaha ndi kumuherekeza kimwe namwe abavandimwe mwari kumufata mu mugongo turi mu bihe bigoye ariko urupfu tuzi ko rubaho nubwo kubyakira biba bigoye bityo rero ndumva niba wamushyitsi atarahagera yaje bamuha akazi akagira icyo atangaza barakoze cyane amazina yanjye nitwa Ntibitura Ronje impamvu yanteye kuza hano ni impamvu zigera muri 5 uyu mugabo amazina ye ntuze kuyambaza kuko sindi we yamenye nzi zina rimwe gusa Big Boss ni naryo zina namumenyeyeho kumenya Big Boss hari kuwa gatandatu mubona ku kiganiro bwa mbere namubonye ku kiganiro cha Freddy I know Freddy mwebwe mugende mwe mwambaye imyenda y'ishuri mugende ese muri mu biki ari ngenge urabizi ubu birarangiye mwese ndabanze nago muri kwitwara neza wegenda nago wari urimo we wari urimo ngwino we wari urimo oya turahera ku bana batoyi kandi umva nkubwira ukuntu bigiye kugenda kugira ngo tutajije wecha wambaye uniform ndebera ababuze namwe buretse wonzajya amaye genda hariya nahaye nace hano ego rata sheri fata nawe oya we ntabwo urimo genda buretse gato mwinege y'intoki ndabaha humura genda nawe ujya undebera ko bagiye bona haye buretse gatoya zirabakwira ariko ako se genda asugo mwakitonze oya wegenda yute buretse ntago mwembaha kandi mwari muri hariya ntago mbaha uko mwari muri hariya ntago mwembaha ntago mbaha ko mutegeye inyuma reka mere kuri bano babana sibyo we n'ibindi mwongera kugira ntago mbaha batega amaboko wagiye yego vamo mwebwe muvuga wewe nawe we bari kukucungira murongeye genda genda ntago mbaha mwebwe kubera ko mwanze kwegera ari inyuma aka kana muno ntago nabuhaye sabona haye murebe ko bagiye oya we wari urimo shaho ntago mbaha rero kubera ko mwari mutari kwegera inyuma mbese umwegeye inyuma fata wowe we
ntago mbaha ubuhagaritse gutanga ubuhagaritse ntago mbaha mwebwe nababwiye ngo mwegere hariya murabyanga we oya mwimutaye ntago murimo izo ntoki ngerageze mbabwira abantu mba ndabazi ese bana ari kujya he ujya unyereka babandi bari bahari we izo ntoki zanyu muzegezeyo ndazikubita reba nawe yego ratoye komeza ubanyere we toka oya ase we bano bana ngare bakavuye mu wowe genda wese naguhaye we muri mu biki ko muri kurwana twigendere bari aba bantu buretse kubaha reka nze mana buretse gatoya wewe muri yicarire mu modoka yacu kuko tugira akazi kagiye gatandukanye ga stressinga imitwe yacu ni ukuvuga ngo iyo wakurikiranaga uyu mugabo wabashaga kuruhuka byibura ugaseka n'iyi saha nje abo tuzanye imodoka babibonye navuganaga na madamu ariko se ko nuwe ntarabyemera ko yapfuye tekereza ko yaneguriye imyenda akanera ipasi mubwiye ngiye gushyingura Big Boss ariko se koko ibyo bari kuvuga ni ukuri ntabwo arabyemera amuteringi you ariko wenda nabasha kubibona nimuza kubishyiraho araza kubibona ko nanavuze abyemera ruhu Big Boss yari imfura I'm telling you ntago ikintu cyambabaje cya mbere nuko yapfuye byibura ntarahura nawe ngo nanamusuhuza byibura ngo mvugane nawe hari ikintu nahise nigiramo ninzajya nkunda umuntu byibura namubonye kuri social media munyemerere mwa banyamakuru nzajya mbahamagara byibura mu muze nawe tuganire niyo twasangira amazi napfa byibura akagenda cyangwa se nanjye nimfa byibura hazagira ikiruko madamu we namubonye kare ngiye kunenga gato mu nyemerere namubonye hagaze mu nzira hari abagiye hari imodoka zagiye sinjya mvugira mivumbi ngiye kumuvumba niwe muntu wakabaye kugenda mbere y'abagiye ariko nabonye yabuze imodoka ndemera ngenda n'amaguru ntega taxi voiture kugira ngo agende iryo kosa ryabayeho mbivuge muri rusange kugira ngo ritazongera kugira gute kubaho n'ahandi hose bizaba uwabuze umuntu ajya ahabwa agaciro mbere y'ibindi bintu byose mfashe umugongo babuze uyu mugabo simwe mwamubuze gusa aba bantu mubona bafite izi kamera bari hano ntabwo ari urwiyerurutso urebye esansi bakoresheje n'imyanya bataye i Kigali bazi ko aba YouTubers bakorera amafaranga baba bashaka amafaranga ndagira ngo bamenyeshe ko amafaranga y'iki gikorwa nta na kimwe cya gatanu y'iki gikorwa barimo no gushaka kwereka ko bari bifatanyije na Big Boss no kugaragaza ko bari bamukunze kandi koko Big Boss nta muntu utamukundaga nabonaga iyo koronaga ikiganiro na Yago TV yagowe nanamumenye sinari muzi wumve ko nabamenye ariko nari mfite ishaka 3D twamenyanye uyu munsi ariko nari nshaka kugira ngo nabajije uyu mugabo ndabona nanyegereye nako se baraza bamwe bamutungaga mikoro nashimishijwe no kumva bambwira ngo badutanzeyo nitwe twahageze nyuma mwabagabo mwe ndabashimiye uwo mutima ubwo bwitange urwo rukundo bijye bibahoramo kandi ntibikaze nk'urwiyerurutso ndabizi neza ko hari ababikora ari urwiyerurutso ariko tujye tubikora bituvuye ku mutima
ukugena navuye i Kigali ndababwira agahinda mfite kuko ndi gushyingura umugabo ntigeze byibona nicarana nawe ku meza. Ababanaga nawe, bavandimwe be, bashiki be, umugore we, abana be, bazagerageze babeho nk'uko uyu mugabo yabagaho. Umugabo utari ufite ikibazo kuri buri umwe wese, wageragezaga gusetsa n'udashaka guseka, agaseka n'uwashyinguye nyina yasekaga. Mujye mujya kuntuza mu searching muzajya mubona ibiganiro yakoze n'umuntu usetsa. Mbese nta bibazo yashakaga kwiteza, umugani w'ababana. Ni umunyamahoro, ni umunyabyiza, ni nyiri byose, niko nabyita, kuko jewe nabibonaga hariya, ariko burya akari ku mutima gasesekara ku munwa. Ubundi wengewe nshobora kubiheza hano, ariko bitumye biturikira hano. So rero ndabashimiye abantu twagerageje kugera hano. Ndashimira Vidi Frank cyane cyane, yari umugabo ugerageza kubana na Big Boss cyane, yamubaga hafi, niwe muntu bahoranaga hafi, yazaga i Kigali baje kureba, bakinanaga mu butumwa bugufi. Yakinaga muri nuza mu ikipe y'ubutumwa bugufi. Ndashimira 3D, uyu mugabo twakundanye, twabaye n'inshuti. Ndashimira Yago TV n'agatwenge ke, n'abandi bari hano mbona batunze mikoro. Kandi ni ukuri muzagerageze uru rukundo muri kureba hano, uru ni urukundo. Mubona aba bantu nimubabone nk'abantu, ahubwo mubabone nk'urukundo. Urukundo rwaje mubagana, rero wimira urukundo uzaba wimimugisha wawe mu rugo. Uru rukundo rero twakunda guha umugabo, bamwe twaje kumushyingura tutanamuzi, gusa mutugezeho itariki yo kuzikura kuva ku kiriyo, nabwo tuzazi. Cyashoboka byose kuri uyu mugabo, uko mubona ku ifoto yisekera niko yiberagaho. Bwari bwo buzima bwe, n'umugore wabimenye. Niba ataranabizi abimenye, bwari bwo buzima bwe. I Kigali uko tumuzi, ni naho uko tumuzi, ko twabonaga ibiganiro akoreraga na Gisenyi. Yari umuntu ubaho muri freedom, nta bibazo niyo yabaga bifite. Kandi let me tell you this, nigeze kubwira madamu umunsi umwe, ndamubwira uyu mugabo nkanjye dogiteri, ndahamya n'umutima wanjye ko afite ikibazo ndetse gikomeye, ahubwo afite kwihagararaho gukomeye. Yavuga gukumva umwuka utari kuvayo. Iyo namukurikiranaga ibiganiro byo byose, yavuga gukumva rwose ko ari guhatiriza. Hari naho bageragaho bagasa n'abakubye mikoro, ubona ko asa n'uri guhatiriza umwuka, ariko yarwanaga ashaka kutabona ibibazo bye, ntashaka kugira ngo umenye ibibazo bye. Sinzi ko na Vidi Frank ibibazo yigeze abimubwira. Nigeze kubyumva ko bamubwiraga ngo ajya amubwira ikibazo agira, ariko akanamba. Uko niko kuba umugabo rero, kuba mu bibazo ariko ntihagire umuntu umenya ibibazo byawe, ukaba mu bibazo byawe ukabyimenyera. Ariko nanone ku rundi ruhande si byiza, kuko hari ugukumira ikintu kitarabaho. Shobora kukivuga tukitanga, tukikoramo uko byagenda uko ariko kose, tukagitangira kitaraza. So yari umugabo urwana ishyaka rero, kurwana ishyaka ry'ubuzima urimo butakumereye neza, ariko kanga ukarwana nabwo kugira ngo ubuzima, kugira ngo hatagira umuntu ukunyuzamo ijisho ukora ibyo ushaka kuba. Yashaka kugera ahantu mwebwe mutazi. Reba izina, reba abantu bari aha ngaha. Nizimbye ariko mumbabarire, ariko nishimye cyane kuba mbona aba bantu bari hano, abamutunze mikoro bose nabonye hano. Ndabanezerewe kandi nabishimiye. Nshimira umuryango we rero uburyo yabyitwayemo. Ndavuga madamu we yitwaye neza, abandi isa twakabaye kuba hari abamufasha, ariko tuzakomeza no kubaba hafi no mu bundi buzima busanzwe. Murakoze cyane. Abavuga ni benshi, ariko gusa umwe
rwacu ubuzima bwa Bepos nawe agira icyo adutangariza muri iki gihugu wawe. Murakoze uko bababwiye yitwa Mede France nkaba nshaka gushimira cyane abanyamakuru bose babashije kuza muri benshi sinavuga ngo icano usibye ko ndaharimo ushobora kuvuga twabagaya ngo ndabashimira cyane cyane baje kuherekeza ni mwebwe twahoranye igihe cyose buri munsi yagira ikiganiro ntabwo turabya porodinga bari ese yahoraga ambwira ko ashaka ahubwo ibitangazamakuru byafashije tubana nabyo umunsi ku wundi ndabashimira cyane cyane kuba nangaje mukamperekeza ni kuvuga ngo niba mwaje mwaherekeje Big Boss ariko nanjye twari inshuti ndabashimira cyane DJ Brian byakunuka na Ndimbati nuko nari kumubona aha ngaha ndabashimira cyane cyane mwankoreye surprise bamwe n'umuryango wabo mu muryango wa Big Boss n'ubwa mbere bari bababonye ariko muzakomeze urukundo na Big Boss yari afite urukundo ku bantu mwese bose abo twari turi kumwe niwe muri umuntu wa Big Boss uriya mwana uriya mwana mukuru ndagusabye niba iyo mpano ayifite nijya muyobozi wa proje y'abagabo bifuza ko uzamuka naje ntarirana na byakunuka ambwira ati nutamutwara nzamutwara ariko byakunuka ubyumve niba uri hano uriya mwana azasubira mu birenge bya papa we nzamusubira mu butumwa bugufi aze ibyo atazi akomeza ibyo bivugiye aha kandi nzabikora ndabashimiye mwese abashoboye muze gusigara n'umuryango twe twavuye i Kigali turaza gusubirayo itangazamakuru mwese ndabashimiye cyane cyane murakoze ageze ikiragire neza kadusenga Imana Mana nkuru y'icyubahiro n'ubutware Mana ifite ububasha n'ubushobozi aha turi ni isezerano watusezeraniye ko umwana w'umuntu amaze gucumura wasezeranye ngo ibihembo bye no gupfa azapfa cyo gituma iyo tugeze hano turavuga ngo aho waduteguriye n'uyu muvandimwe wacu n'umuryango asize ubu gutandukana kwacu kurarangiye dutegereje gahunda zizakorwa za zindi wavuze ngo nibakora byiza ijuru ni iryabo ariko turasaba umuryango asize ngo uzahuye gukorera kugera mu ijuru natwe abari hano turabisezeranye tubisaba ni mu izina ryawe Yesu ubwo rero tumva ari isaha yo kuzana umurambo
uracika ntagire ukandagira ku rubaho atagendana nabo ntabwo bravo hepfo bajye baramanana agezeyo aho ntabwo gutyo sava